Shalom, 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 nshuti z'umusaraba, abo dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, ndabashuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana atanga iminsi yose uko bwije n'uko bukeye. Turi hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, Imana dushyize ku mutima. Ngewe mugiye kuriganira ni Daniel ku bwa Yesu. Reka dusenge Imana hanyuma dutangire twumva umugambi w'Imana ku bugingo bwacu. Mana, mu izina rya Yesu rikomeye, Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje kubwo kugira neza kwawe. Ni ubuntu butagira akagero, ni imbabazi nyinshi cyane watugiriye kugira ngo tube turiho ubu ngubu. Izina ryawe niryubahwe. Duciye bugufiya mu mitima yacu kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi imitima yacu turayiguhaye kugira ngo yeze cyane uyitunganye, bityo duhinduke abavugizi nyabo bejejwe kandi batunganye kugira ngo basakaze iby'ubwami bw'ijuru. Urakoze bana natwe, ntabwo ari twebwe bo kuvuga ibyawe, ahubwo wewe ubwawe umanuke wivugire muri njyewe. Urakoze kuko uri data kandi urabikorera kwibahisha mu izina rya Yesu, amen. Ndongera ndabashuhuje, Yesu ashimwe cyane. Tujye kuganira amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu, bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Twumve icyo Uwiteka adushakaho kandi n'umugambi we kuri twebwe. Turabizi ni mwiza, bitewe n'urukundo dukunda ahora agambirira icyiza kuri twebwe. Reka dusome Matayo 11 umurongo wa 28 turi burangize n'uwa 30. Haranditse ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Umurongo wa 30 haranditse ngo, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. N'aya magambo tugiye kuganiraho nayahaye umutwe uvuga ngo Yesu niwe karuhura. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana yatwongereye iminsi yo kubaho, ikaduha akanya kandi ko kwitekerezaho kugira ngo twongere dusobanukirwe cyane byimbitse umugambi w'Imana idufiteho. Amen. Abenshi barapfuye, baratambutse, ntabwo bakiriho, ariko twebwe turacyariho kubw'impamvu Imana izi. Uko tuzajya dusenga, tuzajya turushaho kugenda tuyishurirwa impamvu turiho kandi impamvu tukiri mu buntu bwayo. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo nta kintu watanze kugira ngo ukunde urame, kuko n'ababuze ayo mahirwe nabo burya si ku bwabo. Hari undi nkunda uvuga ngo twongeye gushima Imana kuko ariyo yaturinze, tukaba tugize aya magingo tukiriho tugihumeka umwuka. Imana ishimwe. Aravuga ngo nyamara si uko hari icyo twatanze, kandi ndetse ngo nta nubwo ari ugukiranuka, ahubwo ngo ni ubuntu twagiriwe kugira ngo ducike ku ngeso zacu mbi. Hari ingeso mbi ufite, Imana igira ngo ucikeho, ariyo mpamvu yakongera iminsi yo kubaho. Hari ibyaha hari wakoraga, hari ukuntu wagendaga kudatunganye, Imana yitegereje isanga iramutse ije ikagucyura ubu ngubu warimbuka. Irangije ikongerera iminsi yo kubaho kugira ngo iyo ngeso uyicikeho. Imana ishimwe. Uko tuzajya tubyuka turi amahoro, tuzajya dushimira Imana kandi tuyibaze ngo Mwami Uwiteka, ni igiki ushaka yuko tureka? Ni igiki ushaka ko dusingira? Ni hehe ushaka ko tuva? Ni hehe ushaka ko tugera? Ubwire Imana ngo ni izihe mbaraga ushaka ko nkoreramo muri ino minsi ya none. Imana ishimwe yaguhaye ubuzima, Imana ihimbazwe yampaye ubuzima kugira ngo tuganire. Turavuga rino jambo rivuga ngo Yesu niwe karuhura. Amen. Dufite umuntu umwe waturuhura wenyine, ni Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ni Yesu Kristo waje akabambwa kubw'ibyaha by'abari mu isi bose. Pawulo yaravuze ngo ubwo Imana yacu itimanye umwana wayo Yesu Kristo ikamutanga, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Dufite amahirwe kuko twabonye Yesu, dufite amahirwe kuko twabonye umucunguzi. Imana ishimwe. Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 2 aravuga ngo namwe yarabazuye
ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro ndetse n'ibyaha byanyu. Hari ibyaha twagenderagamo, hari ingeso zitari nziza twagenderagamo, ariko Yesu arangije aje azituvanamo. Paul yaravuze ngo yatuzuranye na Kristo, iyo Mana yacu, ubundi ngo arangije atwicaranya nawe mu buryo bw'umwuka wera. Avuga yeruye cyane ngo ntabwo byavuye ku mirimo myiza kugira ngo iyo mirimo tutazayirata, kugira ngo ejo tutazirarira ngo hari icyo twatanze, kugira ngo ejo tutazavuga ngo ni amashuri, ngo ni imiryango, ahubwo ngo ni ubuntu bw'Imana. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Imana ishimwe. Yohana yaranditse aravuga ngo icyakora cyo, amen, abamwizeye bose yabahaye ubutware, yabahaye ubushobozi, yabahaye identite yo kuba abana b'Imana. Bene abo ngo ntabwo babyarwa n'umubiri, ntabwo babyarwa n'ubushake bw'umugabo ndetse n'umugore, abo ngo babyarwa n'Imana ubwayo. Imana ishimwe cyane. Yohana yavuze kuri Yesu Kristo, avuga urukundo yadukunze, aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri uwo nguwo, kandi ngo imibyimba yiwe niyo adukirisha. Reka nkubwire nshuti mwene data, mukunzi w'umusaraba wa Yesu, imibyimba ya Yesu yakubiswe, yarashinyaguriwe, yaratotejwe, kandi yari umwami. Ibyo ngibyo byose yarabikoze kugira ngo wewe ukunde ubeho, yarabikoze kugira ngo ukunde uzabone ubugingo. Yaravuze ngo abamwizera bose nta teka bazigera bacirwa. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Yesu niwe karuhura. Ahangaha yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yaravuze ngo munyigireho kuko ikintu cya mbere ndi umugwaneza, icya kabiri kandi noroheje mu mutima. Yavuze ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Aravuga ngo kandi kunkorera ntabwo kuruhije, ntabwo kugoye. Amen. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Abantu turushwa mu buryo bugera muri bubiri. Uburyo bwa mbere abantu turushwamo bujya bunababaza Imana iyo abantu bafite uwo mu ruho, iyo abantu bafite uwo mubabaro, ni umuruho w'ibyaha. Hari ibyaha biruhije abantu muri no minsi, ntabwo nabirondora byose ngo mbirangize. Hari ubusambanyi, hari ubusinzi, hari ubujura, hari ubwicanyi, hari inzangano. Ibyo ni ibintu biruhije abantu, ni umutwaro uremereye cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta wundi wawugutura usibye Yesu Kristo, usibye gutumbira ku musaraba yabambweho mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera, warangiza ukaruhuka, warangiza ukakira amahoro mu mutima, warangiza ukongera ukanezerwa, ugasinzira, ukumva uguwe neza muri Kristo umwami wacu. Ubundi buryo turushwamo bwa kabiri ni uburyo bw'inosi. Inosi iraturusha. Abantu babura ibyo kurya bakumva barananiwe, bararemerewe. Abantu babura imyambaro bakumva bararemerewe. Abantu barashomera bakabura akazi bakumva bararemerewe. Ariko Yesu niwe wenyine wiyangaje, aravuga ngo mwese abarushe ndetse n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Reka nkwibutse, Yesu ni umugwaneza, Yesu ni umunyarukundo. Umwe yararirimbye muri 149 aravuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo iyo Mana nanjye niko inkunda, ikindi cyonge ntanakwiriye. Yaravuze ngo nari umugome, arangije ama Yesu kugira ngo arambambirwe ku musaraba. Izina ry'Uwiteka nirihimbaza. Yesu niwe wakuruhura muri izo ntambara, muri ako kaga urimo. Yesu niwe wakuruhura ukongera ukaryama ugasinzira. Urara udasinziriye, nta mahoro yo mu mutima ufite, ukeneye Imana yonyine ngo ikuruhure. Yesu yigeze aruhura umuntu umwe yararuhijwe. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo yarabambarwe n'ibisambo bibiri ku musaraba. Kimwe kirihandagaza kiravuga ngo umva mwami, niba uri umwami koko ikize nawe nurangiza udukize. Ikindi gisobanukiye imbaraga n'ubutware Yesu afite, gisobanukiye ubushobozi, gisobanukiye urukundo umwami wacu yambaye. Kiravuga ngo umva uyu nguyu we nta kintu ari kuzira, mu gihe twebwe ubwacu turimo turabambwa tuzira ibyaha twakoze. Ikirangire kiravuga ngo mwami rata wowe nugera mu bwami bwa so, nugera hera h'Imana uzanyibuke. Imana ishimwe. Yesu arangije aravuga ngo umva nkubwire, weho urebye kure, weho usobanukiwe iki isi yose itasobanukiwe, usobanukiwe icyo abakomeye n'aboroheje batari bagasobanukiwe. Yesu aravuga ngo ndakubwiza ukuri yuko ningera mu bwami bwa Data mu kanya gatoya turaba turi kumwe muri paradizo. Imana ishimwe. Yesu niwe wakuruhura, Yesu niwe wakuruhura. Yaruhuye abari barushe, hari abari barwaye, hari abari baremerewe n'intambara
arangije arabaruhura. Reka nkubwire ngo niwe woroheje mu mutima. Ahari wari ucitse intege, ahari wari urambiwe n'iby'uru rugendo, wumvaga abantu barakwanze, wumvaga nta byiringiro by'ubuzima bw'uyu munsi ugifite ndetse n'ubw'ejo, wumvaga ntawo kugutabara, imiryango hari warayibwiye irananirwa, inshuti warazibwiye zirananirwa, ariko ndaje kukubwira ngo Yesu wenyine niwe karuhura. Amen. Yavuga ijambo rimwe rigahindura ubuzima bwawe. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana ringana n'igikorwa icyo Imana yakuvugaho akingana n'icyo yagukoraho. Muri byavuze ngo ijambo ryawe Mana, amen, ni ubutsinzi kuri twebwe. Gira icyo tuvugaho kituremere ibyiringiro, kuko kandi iryo jambo ryawe rirarema. Ijambo ry'Imana rikuremere ibyiringiro bundi bushya. Yesu Kristo niwe karuhura mukobwa, Yesu Kristo niwe karuhura musore, mubyeyi, papa, mama, Yesu Kristo niwe karuhura. Abanyarwanda ni Kristo waturuhura tukumva turatekanye. Amahoro twaburiye ahandi twayabonera muri Kristo Yesu. Abarushe n'abaremerewe muze musange Kristo Yesu arabaruhura. Ni umugwaneza yoroheje mu mutima pe, ni umugwaneza yoroheje mu mutima. Wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Uwiteka. Ahari ntiwari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, Yesu araguhamagara. Yesu arakwitegereza agasanga wamuririmbira, arakwitegereza agasanga wamucurangira, arakwitegereza agasanga wavuga ubutumwa bwiza hirya no hino. Arakubwira ngo ngwino, niba uruhijwe n'ibyo byaha bitari bimwe, niba uruhijwe n'intambara z'isi zitari zimwe zitandukanye, ngwino ndakuruhura. Ndi umugwaneza, noroheje mu mutima, kunkorera ntabwo gukomeye, kandi umutwaro njyewe ubwanjye nikoreza abantu ntabwo uremereye. Yesu yaravuze ngo nutera intambwe imwe yonyine nzatera 99 nindangiza ngusanganire. Yesu yiteguye kukwambika imbaraga mu gihe wemeye ko kubera uwo kukuruhura. Yesu yiteguye kuguhereza Mwuka Wera akakuyobora, akakubera umujyanama mukuru, akagufasha, akagufata ukuboko ukabasha kugera kure cyane. Reka mubwire ngo Yesu azagaruka. Yesu azagaruka bene data. Uko yagiye ni nako azagaruka. Azagaruka gutwara itorero ryiwe. Aka kanya araguhamagara ngo ngwino kuruhure. Ubwo azagaruka azasange uruhutse, azasange utari mu ntambara, azasanga umutima wawe uruhutse. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ku musaraba mwiza niho tubonera imbaraga. Ku musaraba mwiza niho dutumbira imitwaro yari iri ku mugongo yarangiza ikatuvanwaho. Abarushe n'abaremerewe, abakomeye, aboroheje, abo bose bararuha. Abize n'abatarize, abo bose bararuha. Ariko Kristo utarobanura ku butoni aravuga ngo muze musange mwese ndabaruhura. Witeka ntabwo yitegereza nk'abantu. Abantu twareba ku moko, abantu twareba ku bushobozi, abantu twareba ku mbaraga, abantu twakwitegereza isura, ariko Kristo wenyine aravuga ngo mwebwe mwese atarobanuye ku butoni muze musange ndabaruhura. Kristo wenyine ni utishyira hejuru, yabyihamije aravuga ngo ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Kristo arihamagarira, yaravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Kristo arakomanga ku mutima wawe kugira ngo uze nurangiza uruhurwe nawe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana irashaka kuruhuka ibyari bikuruhije muri no minsi. Imana irashaka kugutura imitwaro y'ayo magambo. Imana irashaka kugutura umutwaro w'ibyo byaha byakuremereye. Umva, amaraso ya Yesu niyo yonyine yeza abanyabyaha bakera bagatungana bakabonera rwose de. Ntabwo yitaye ngo wakoze ibyaha byinshi bingana gute, ibyaha byose wakoze. Umva Bibiliya kunivuga, icyakora cyo umuntu Imana yitaho n'ufite umutima uciye bugufi, nuhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Imana irashaka ko wihana ikakubera umurengezi, ikakubera umutabazi, ikakuruhura kandi ikakwitaho. Yesu wenyine niwe karuhura. Aragushaka, aragushaka mu mbaraga zawe zose, aragushaka mu butunzi bwawe bwose, aragushaka mu bwenge yaguhaye kugira ngo akuruhure nurangiza umukorere none ndetse n'iteka ryose. Kandi reka mubwire, ntubyihererane, ntubyihererane. Hari benshi mwaruhanye, hari benshi mukiri kuruhana ukimara kumva ubu butumwa bwiza. Genda ubatangariza inkuru nziza ivuga ngo Yesu niwe karuhura. Hari abarushe, ababuze ibyiringiro,
imyaka ibaye myinshi cyane mutegereje amasezerano y'Imana akasohora. Ayo ngayo mwarangije kuvana y'amaso, ariko reka mubwire ngo Yesu aracyaguhamagara kugira ngo akuruhure mu izina rye ryera cyane. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Urarushye, ngwino Kristo akuruhure, nicyo cyonyine ashaka. Arashaka kukwiyegereza, arashaka kukuvanaho imyanda yose yari iri ku mutima wawe, ubundi urangiza ukaruhuka, ukagenda wemye, ukagenda utunganye, ukagenda uri amahoro masa. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, niyo yonyine iduhaye uburenganzira ngo tuze abarushye n'abaremerewe. Umukoresha wawe afite byinshi pe, ni nawe uguhemba, ariko nta munsi yavuga ngo abakozi bose murushye muremerewe muze musange. Ni Yesu Kristo wenyine ugira icarema kandi akagikomeza. Ni Yesu Kristo wenyine woroheje mu mutima. Ni Yesu Kristo wenyine uvuga ijambo akarisohoza. Ni Yesu Kristo udakunda nk'abantu. Ni Yesu Kristo utavuga nk'abantu. Ni Yesu Kristo utivuguruza ngo yisubireho ku cyo yasezeranye nawe. Reka nguhumurize umutima ngo nubwo wari umaze imyaka myinshi urushye uremerewe, Yesu araje kugira ngo akuruhure. Arongera aguhamagaye ngo akuruhure. Ni byinshi wakoze, ariko Yesu arahari kugira ngo abikuruhure. N'umunyarukundo rwinshi, niwe karuhura dufite muri no minsi, niwe karuhura twagize mu bihe byashize, niwe karuhura tuzagira mu bihe bizaza. Imana ishimwe. Abisiraheli ngo bamaze imyaka myinshi barushye, baremerewe, bazenguruka ubutayu, imyaka igera muri 40. Imana ishimwe. Ariko igihe kigeze, Imana iravuga ngo dore igihe mwazengurukiye kirahagije, noneho kirageze ngo mucyamike. Igihe waruhiye kirahagije, igihe wakoreye ibyaha kirahagije, ariko aka niko kanya ngo Yesu akuruhure. Yesu ntabwo yo gucyamika mama, Yesu ntabwo yo gucyamika papa, mushiki wanjye, muvandimwe. Yesu ntabwo yo gucyamika. Igihe wazengurukiye mu byaha kirahagije, igihe wazengurukiye mu burwayi kirahagije, igihe wazengurukiye mu nzangano kirahagije. Yesu aragira ngo ucyamike. Yesu aragira ngo uruhurwe nawe, niwe wenyine uri kuguhamagara. Amen. Aragira ngo aguhumuka wewe, nurangiza uzaragwe ubwami bwo mu ijuru. Nta kindi, Bibiliya iravuga ngo nta kindi cyazanye Yesu mu isi, ntabwo ari uguciraho abantu iteka, ahubwo ngo ni ukugira ngo akize uwari uzimiye. Yesu yazanwe n'abapfuye kugira ngo yongere abazure. Ni wewe Imana ishaka, ni wewe Imana ishaka ngo ikuruhure, ni wewe Imana ishaka ngo igutabare, ni wewe Imana ishaka ngo ikwiteho. Imana ishimwe. Yabaye karuhura bageze ku nyanja itukura, barangije bambuka, ahumutse. Yesu Kristo yongera kubereka ruhura muri no minsi ndetse n'izaza. Izina ry'Imana rishimwe. Yesu Kristo yabaye karuhura mu rwobo rw'intare, yabaye karuhura mu itanura ry'umuriro. Uyu mwanya aragira ngo nawe akuruhure. Hari ibigaragara nk'umuriro uri mucamo muri no minsi ya none, nta bwiyagamburiro ufite, begenzi bawe baragutaye, bakuvanyeho amaboko, inshuti n'abavandimwe, nta n'umukikureba, nta n'umukigucira karurute, ariko Kristo wenyine, Imana ishimwe, niwe uvuga ngo nubwo urushye kandi ukaburemerewe, ngwino unsange ndakuruhura. Amen. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bikomeye. Bibiliya iravuga ngo niwatura mu kanwa kawe ukavuga ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzakizwa. Aka kanya byature, vuge ngo Yesu niwe mpanze amaso, vuge ngo Yesu niwe mbanje imbere, vuge ngo Yesu niwe wanshizeho ubugingo n'ubuzima bwanjye byose, ni weho mbanje imbere. Yesu ari bukuruhure. Ndakubwiza ukuri, Yesu yiteguye kukuruhura. Reka dusenge Imana tubwire kuruhure, tubwire turuhure twese mu bituruhije bitari bimwe. Urakoze Data wa twese, Mana ikomeye iri mu ijuru, utajya ubura ukugenza, Imana y'amahoro n'urukundo. Yavuze amagambo akomeye ngo abarushye abaremerewe baze bagusange, urabaruhura. Niweho mugwaneza twabonye mu bihe byatambutse, niweho woroheje mu mutima turi kubona muri bihe bigoye, niweho woroheje tuzanabona mu bihe bizaza. Turasenze ngo ruhura abakobwa, ruhura ababyeyi, ruhura abagabo, ruhura abasore, ruhura isi yose muri rusange.
isi iruhijwe n'ibyaha bitari bimwe, isi iruhijwe n'intambara zitari zimwe, isi iruhijwe n'indwara z'ibyorezo, isi iruhijwe n'ibibazo bitandukanye, ariko niweho wenyine wo gushyiraho iherezo, niwo kuvuga ngo birarangiye bigahita birangira. Mu izina rya Yesu turakwizeye kandi turakwiringiye. Fasha buri umwe wese wizeye muri iri jambo, fasha buri umwe wese wizeye ko amubera akaruhura, iryo jambo akarigenderamo ibihe n'ibihe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaha umugisha mwinshi, turabakunda cyane kandi turabishimira. Imana ishimwe cyane, murakoze.